Hano ku mihanda hari indirimbo yitwa Pom Pom. Yes. Ntiyaciye impaka. Imva yaciye impaka. Ntiyaciye impaka. Indabo zanjye nizaguye mu mazi yateke. Icyo mbivugiye ubu ngubu tuvugana umukada mvuye kuri set bari gushutingiramo indirimbo ngo igiye gusiba Pom Pom kuri imihanda y'u Rwanda. Ibyo urabivuga nk'umuhanzi ariko hari igihe bidahura na reality iri ku mihanda, bidahura nuko abanyarwanda babyakiriye, ariko abanyarwanda kazi mbateguje indirimbo Kenisoro yakoranye na Kivumbi. Aho hari utuntu duke ndi buvugemo kugira ngo mpuze ibintu. Mwibuka uburyo Kenisoro yasohotse muri 1:55 AM. Mwibuka amagambo yagiye aterana na melody. Mwibuke ko n'ejo bundi ajya muri The Choice yahise amuzibura. Kenisoro nibimara gushira tuzacuruza itatu burebure. Warayibonye. Narayibonye. Ariko umumenagura ati tuzacuruza igihagararo. Bagiranye ibihe bitari byiza. Kandi noneho abisikana na Kivumbi King wamaze kwakirwa muri 1:55 AM. Mwibaza abo bantu rero bahuye muzu ubuhanga burempekable bwa Kenisoro, muzu ubuhanga bwa Kivumbi King n'abakire bari kumutera iteka. Mwumva iyo korabo. Iyo korabo yatewe inkunga n'abanyamerika, yashowemo n'abanyamerika, izamamazwa n'abanyamerika. Mu Rwanda dufite umuntu umwe wageze ku rwego rwa Recording Academy. Abo ni abantu baba bari ku rwego bakujyana muri Grammy, bakurekomanda. Uwo niwe wayiteye inkunga, uwo ni uri yiri inyuma, uwo ni uzatuma igira nomination mu ma award akomeye hano mu gihugu. Umuproducer wayikoze ni uwa mbere muri Afrika. Muribuka n'amagambo ya Faizo amenagura melody ejo ndamubwira ngo kuki melody yanyimye shout out muri Pom Pom. Ubwo abo bantu bagiranye udukorere na melody bishyize hamwe. Hello guys, nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi twakiriyemo umukada w'abanyarwanda. Uyu ni umusore, ni umugabo, ni umuntu, ndetse ni umusaza ahubwo mu bitekerezo. Ariko ngewe buri gihe untangaza byatari. Hari ukuntu ucukumbura inkuru, yego, ukayivimuza, yego, ukayikaraga nkavuga ati cyokora kabiri irampano ngiye ntago nayo mfite rwose. Wallahi ari uburyo ubikoramo. Reka nkubwire Dr. M. Chimye Imana yitumye ngera hano kuri Big Town Dr. M official. Ayo nama YouTube channel tugiye kuzatugendana nayo. Ngenda umukada w'abanyarwanda, muramenyereye, murankunda, mwarabinyeretse. Ubwo rero nanjye niyo mpamvu mba ngomba kugenda ndeba ahantu hari intare ziryame amajanja kugira dusupportingane, dushyigikirane. Nanjye nishimiye kuba ndi hano haciye abantu benshi, harimo njyewe narahakoreye back in the days, ibiganiro bitari bike, amezi atari makeya. Dr. M yarahaciye, baramublessinze, warahavukiye, warahabaye. Yaba amaplanka mwakoze, yaba reality show mwakoze, yaba urukundo wagiye werekana mu banyarwanda n'amakupure yawe, byari ibintu bikomeye, byari igeno ry'Imana. Ubu rero turi kumwe, nishimiye ko turi kumwe, uri inshuti yanjye. Kera najyaga nk'ubomora tutaranamenyana bihambaye. Ubwo rero ibyo byose mbivugiye ku ijambo waruvuze ngo hari igihe ujye ubona niteretse nyine ndi kumenagura, wakihereyeho nta myambira kurekuye ndayisi. None se buriya ntiwayishimiye Imana? Hari ubwo nkomeretsa. Ni bomba atomique bro. Nubwo ubivimuzi cyane. Ngewe mba nshaka ubundi reka mbwira abanyarwanda Dr. Ubundi umuntu amenya ko inkuru zanjye ari izanyazo igihe mugezeho, igihe agakoni kamuzengurutse kamugeraho nawe nkamubomora. Nibwo avuga turamuntu avuga za ndani. Ubwo rero umuntu nagezeho wababizi. Amakuru wayakuye ndaranica. None se ngendi wowe urarupfumbase Juwa? Wararenze ariko Juwa ararenze, ahubwo nari nzi ko ugiye kuvuga ati wanjye sindaramupfumbase. Oya nuwanjye. Urumva sindi nkawe, urumva ayo namahirwe wagize, kandi niho natwe twese tugana. Ngenda nampfumbase telefone, mpfumbase machine. Niyo mpamvu nyine ngewe mba mfite umwanya munini wo kubicukumbura, kandi twabera n'abanyarwanda bakabikunda, bakabyakira. Nabyo biba ari umugisha ukomeye cyane. Buri yuko ari ikintu abanyarwanda bagasupportinga,
hari ukuntu biba ari ibintu byiza nyine kuruta ibindi bintu byose. So ngiye ikintu cya mbere nshaka kukubaza, ndashaka kubaza wihangane, uyu munsi tuje muri introduction gusa, ni introduction yo kubabwira ko tubategurije Diwo Umukada na Dr. M. Murayumva mute? Nakwicara hariya nkaguhostinga, nkakubaza haba kuri Bakti waguteye iteka, nakubaza kuri Fazo mwakoranye, urabizi imiziki wagiye ukora, studio yawe y'imiziki. Ejo bundi twabonye Gitaf ajya muri Gens Comedy, ni we wa producinze indirimbo yagiye yitwaje imuherekeje ku ruhembe. Back in the days agakino kamazemo imyaka, ibyo nabyo nabikubaza. Niyo ntabikubaza nakubaza iby'ubu, ubu ngubu uri mu rukundo rushya, ubu ngubu uri kuri channel yawe, mbere wabaga uri kuri Big Town, ubu ngubu tuye mu Kagarama wari demarit. Ibyo byose nahita mbibwira abanyarwanda. Nge nikokora ni Dr. M. Naho ubundi narinje kugira ngo tubabwire ko duhari, mumenye iyo muvoma, mubisharinge natwe tubisharinge ku bantu batarabimenya. None ejo dutangire kwidemarika, turekura imyambi muri bwa buryo bwacu, ariko tubazanya. Uyu munsi uzabura aha nkubaze, nawe ujye hari umbaze, kandi ibyo twaganira birahari byinshi. Dushima n'Imana yuko yaba siporo twakora, yaba gospel twakora bitewe n'inkuru ihari, yaba showbiz ho musanzwe mwatumenyereye. Ni ikintu gikomeye. Nishimiye ko twaciye kuri Big Town tukiri abana, tugifite ibyo twiga, n'ubu turacyakura, n'ubu turakiga, ariko byibuze aho tugeze, haba mu buryo bw'amazina, haba mu buryo bw'imikorere, uburyo delivering inkuru tubaha, byibuze aho tumaze kugera. Mbere wajya guza baguhostinze, najyaga nkubona no kuri ya channel ya wa mu manager wa muhanzi witwa Wimusanze, witwa waririmbye Ratateta, yitwa Isano Media Entertainment. Yego, ahantu henshi najyaga makubona, ariko baguhostinze. Ubu rero none ikereka abanyarwanda ko wijanditse, nuko wana hosting umuntu. Ejo bundi meruka kukubona mu nkuru uri mu bantu babi breakinze, kandi of course wari uri muri uwo mujyo, kuko wabanye na Pionike, wariteretse uramena, title zari zirebere, gusa narabererekereje, warabembereje. Wabonye yago ukuntu yamennye ngo hari ibyana ngo byatorotse igihugu ngo birahunga, ngo ariko biza bibeshya bijijisha ngo bitavugisha ukuri. Ahita kubita kagatwe ngo yuje ngo Kampala na Mirembe ngo utazi uruganda ngo urababara cyane. Neze mvuga ati pikwa ruwanye yarambreze subizi. Oya n'umwana kuri hotel, n'umwana mwiza Pionike nta nkuru namukora. Niyo mpamvu nanjye uburyo nabivuzemo, niba wararebye kiriya kiganiro mu buryo nabivuzemo ku buryo ntabwo nashaka kugira ngo nshyire hanze. Erega wanakoze verse ebyiri. Ya mbere waravuze ati hari ibyo nari buvuge, sinzi nimba wibuka ko ka ndabyibuka nyine niyo mico rega twatojwe niko twatojwe, niyo mico. Yego, ntabwo wababaza umuntu kirazira, nabamubabaje ibintu we ntashaka ko bijya hanze, ngiye ndimushyiriye hanze. Yego, kandi narakoranaga, yaramfashije byinshi, naramufashije byinshi. Ntabwo byaba ari byiza, niyo mpamvu tuba tugomba kuba abanyarwanda banyabo. Ariko Dr. reka nkubwire, nukuri yenda ntundebe ijisho ribi, abanyarwanda ntibandebe ijisho ribi, kandi aho kugira nigwe n'ijambo naritana shasi nzahagaruke. Nukuri Bakti hari utuntu atampaye pe. Uduki? Utuntu nyine duke basi. Tumeze gute? Twagurya. Utuhe koko mana ya. Twagurya. Erega wibirakarira. Utuhe. Ese bitakoze. Sawa byiganiririze na Mike. Nimba njyawe. Oya, erega aka kaganiro kamugeraho. None se nimero ze warazinyimye. Kandi koko Imana yamuteye iteka ari mu gihugu cy'isezerano. Ubu koko nimba unkunda, ntago uzi ko icyo gihugu njya nkibwira. Kandi tugiye kurangiza ikiganiro nka ku blessinga ku giti cyanjye. Ko nshaka ni cya Bakti. Oya, icya Bakti kindekere. Icyo cyo nyihorere. Cyihorere. N'ubundi n'ukuri reka biraro. Reka nkubwire M. N'ukuri Bakti burya urakagira n'umuntu gutera iteka, urakagira n'umuntu kwizereramo, urakagira n'umuntu gwa platform. Nimba urakurikiye ikiganiro Emirene yagiranye na Tycoon, yarabivuze akijya kuri Magic bakoreraga ubuntu n'abantu benshi usibye aha YouTube yazi
abantu bakabasha kwidemarika kubona mikoro ntibyabaga byoroshye ubwo rero nawe tumushimiye iyo ntambwe icyo cyizere yatugiriye iyo mikoro yaduhaye ariko kubera n'Imana yamuhaye umugisha nanone agiye arekura akantu yenda nako gatungo kakabagwa agatungo kazabagwa ariko se umva nkubwire wumve n'ukuntu ndi umunyamahirwe intermediaire aho ngaho wumve n'ukuntu ndi umunyamahirwe Bakti twagiye dukorana amatiripu ajya za Rusumo boda uzi businesses urasobanukiwe Bakti nagize amahirwe mpura n'umubyeyi uzi na amatunga abamenetse ku buryo ahita bavuga ati bakokereze kamwe no kuri Bakti nawe mu gihe cyanjye nawe no kuri arankundaga kandi nicyo tuba dusaba Imana baragukunda cyane no kuri arankunda nejo bundi mwaravuganye kuri telefone rwose najya mvuga ati ma nimero yanjye mwivugishiriza tutariko ati hoya hari izindi business ariko Bakti yinandikaga muri Gitumo abazimu barashya reka nguhe nk'akagero umbwire nimba wibuka ibyo bihe hari igihe Sarongo yari ari trend byataye noneho Bakti akora diru aba ajyanye umupasiteri uraho wa Gicopoli amenagura za nkono ikiganiro kiri mu bihumbi nka 200 miliyoni yagiye 300 barebeho na ngemeruka twararanye nka 400 buke hashize iminsi 2 bigwa 400 ubu yageze muri miliyoni kuri yakora umva nkubwira agashya kantongoye twamaze kugikora raprodinga twahavuye kiguye nko mu bihumbi 50 wari uzi ko hari aba content creator bajya gushaka abantu bakabinginga bakabana ifungo wari uzi ko nyuma y'iri ya planka ahubwo bahaye ifungo Bakti mubyeyi wakoze wagize neza wigaragaje kubera ubikoze neza akira gafana nahari we wakabaye ubakuyemo ko yaze Bakti yarinde bari tubyemera niwe pioneer niwe muntu watangije ibintu by'imihanda kuri za Freemax ziragize miliyoni imbere y'ibindi bitangazamakuru dufite RBA reba abantu yagiye demarika reba bakoze bamwe ibaze ya Blessings abakoraga content reba ba Regis babaye abantu bakuru ba Nyakso none baze n'abakameramani barimo bitwa bakamana b'urugendo gusa ni yabahesheje visa ni bari za Canada biciye muri Afrimax kandi uziko boherezaga n'abantu muri aka karere za Kenya zahe afite ifungo oya Bakti rwose Emana niwe muntu watangije bino bintu mbese Big Town yabaye pipinieri y'impano nyinshi cyane urabizi Bakti ari kuri contact ari kumwe na ba Spike bari kumbazaje tuziranye 2012 we nimvuga amateka yawe azahita kumurira mu bahanga amateka nabonye interview faza ari kurira bamwanditse agapfukamo ngo melody ngo nariri ngo nahimbe ngo Fazo Bruce Melody Fazo ngo sinigeze mbikora tubigume mose ari kuvuga ati Melody yikundiye rubanda yaranyanze ubwo kandi ari kurira amacyurira menshi na Amajide Bra umwana nirereye ngo nkamukura muri hip hop ariko bana gahinda kazatwi muri Black Gang gayo nguko rero uyu munsi ntago turi bwizime mu magambo show ni buri munsi tubagezaho ebana buri kimwe cyose mukeneye ariko ubwira abanyarwanda ko nzajya nza hano rimwe nawe uhazi ayo mateka tuyaganiremo twibukiranye ba Dr Jacques twibukiranye abitwa ba Junior Multi System wabanye nabo mubaze erega nubwo naba nkomerekeje ariko nabadora imbogo nabakubazaho ariko tudakomereke iyo ni parikuru yawe bro ntukihakana abantu baciye mu buzima uri Dawidi umukozi w'Imana bitanyamanike iyo tugeze ku bukozi bwaye noneho ubwo abantu batabizi hano turi kwa Dr M nahageze nsanga ari kumwe na Sheri we Jua wa Juno yitwa Joyeuse nagari Jua Jua rero nuko nguko nanjye nagiye numva ngo Jua wa Jua none se ni wowe nizagaza mu rugo rwacu umuntu azaza kudusubira umusuzi Gakura nsuzugura oya nagakura nsuzugura Sheri wanjye bakura nsuzugura gwiro Sheri gwiro yambaye neza gwiro uramutse umuyambire ubwo umushyitsi uzamwakira gute koko
uraho neza Juma wasuhuza abashyitsi nga icara hano nari icara ku mugabo wawe uraho neza nta ndirimbo wahimbye se uvuga ngo ni Joa wa Juno ntubizi yenda nimba warahinduye sava ariko Joa wa Juno rirazwi byana nakuburesinze wanumvise we wagize n'igihe cyo guhobera Juno wumva parufe yitera ntago ari abakobwa bose bayumva none ndabyibuka ubwo Ariel Ways yasomanaga na Juno kuri stage nabonye interview yawe ndumirwa ndavuga ati abantu nta soni bagira wagiye gusoma Dr. M ubabajwe n'ibyagusize reka nyuva ku bintu kandi ikindi ufite igikundiro mu bantu nubwo hari uri kwihakana amafaranga ariko ni mugoroba bakuburesinze abantu buriya abantu bakomeye muri game ukabona ni mugoroba hashize igihe nimba babibonye kuri YouTube none se amafaranga warayamaze bamuhaye banki yawe ni mwenyewe yavuge ibihumbi magana 700 ubu se mwabimaze cyane kuri konti ukajya umbeshera bama 300 okay 300 ndashimira Dumba na Godfather nibo babigizemo uruhare kugira ngo ayo mafaranga bayame yego Imana ibaha umugisha utagabanyije yego nanjye nkakubaza kuva wagera muri iyi game ninde muntu umaze kukuburesinga nawe ugaha Imana icyubahiro kuguha nk'amafaranga kukuremera nk'ikintu hari n'abantu bajya bahabwa nk'inka twajya tubyuma ninde muntu umaze kuguha nk'amafaranga ukavuga ati kwera uyu muntu arenza abandi nayo mafaranga nahawe niyo ya mbere nyaheshejwe na Dumba ni ingaruka rero nkubwira ukuntu ngiye nta mikino ngira sinzi nimba nzi cyatanze ngusanza ariko ngiye mba nkubona ndabizi kuri sheri wa Dr. ninza nzahera kuri operation Joa wa Juno na Sirimu ni aho indirimbo zawe zagiye n'uburyo mwubatse cano n'ibyo wamuhaye n'ibyo yaguhaye n'ibyo nge nta mikino ubimenye ngaho ikimbagire mu mahoro ya Yesu cano ye oya naho nzahera kandi ntabyo uzaba wambwiye nuko dukora amakuru aragora biranaga abantu kura amakuru oya niko nkora Imana suko turi imbere ya kamera ariko Imana niba ngiye kubeshya ngewe ubundi nkunda kuvuga umuntu nyine ahari yego kandi ntabwo ari ngombwa ko wenda navuga ngo ndi kugutaga ngo kugira oya ndakubwiza ukuri niwe muntu ukora operasiyo nawe ukicara ukiga ntabwo ari ukuri oya ndabihera hari ibyo yambwiye simubonye ntabwo ari ukuri ndabihera uriya Sirimu reka nkuhe nk'urugero mbaye nk'urugero oya nzabibabwira sinabyo ngiye kwinjiramo n'urugero Sirimu ni umuntu wabanye na Miki kugeza ubwo yamanagingaga channel za Miki murabizi ndabizi neza nanjye ubu ngubu ko amumenagura ubu ko batabanye neza iyo operasiyo izazamo imbaka oya mwihorere ntabwo ari igihe cy'uyu munsi turi kubwira abanyarwanda ko ndi hano kuri Big Town hari ijambo mu cyongereza bavuga ngo unfinished business yaba Dr. M hano hafite unfinished business ukurikije n'umugisha yahakuye nanjye nuko nkurikije ibyo nacanyemo na Bakti wanyizereyemo mva kuri Big Town Nyakuzuba TV hari ya Kwarando cyangwa se mu Gisimenti ndahava kati ndahava komereza n'ahandi kandi abanyarwanda bagenda bankunda umuntu kwizerera mutaragira aho ugera aba ari uw'agaciro aba ari uwo kubahwa Imana ibaha umugisha sinzi nimba hari ikindi nawe nta kindi navuga iyo umukadavuze ntacyo narenzaho kuko ngewe nta nubwo nafungura oya Dr. nzagukora operasiyo mbabwira imyaka umaze abantu waburesinze ibikorwa byawe rega nibiba nabyiza tuzasura studio yawe iri gukorerwamo n'aberite ibihangano bikomeye yego uburyo twanabibereka tukabwira abanyarwanda babana bafite impano babandi bataragira ubushobozi buhambaye ariko nanone hari icyo bibasaba gitoya kugira bidemarike kamera kuko bibaye iby'ubuntu bose baza abanyarwanda
abanyarwanda babikeneye tugende tubyenseramo mbere ku rwego rwawe nge ngomba kubisobanura of course uri na manager wanjye God bless you ahangaha niwo ufite inkoni ibyiza biri imbere rero ahangaha ntabwo nagenda ntababwiye inkuru hano ku mihanda hari indirimbo yitwa Pom Pom ntiyaciye impaka indabo zanjye ntizaguye mu mazi ya teke nta nubwo zikivugwa mazi ya ifite miliyoni enye na magana arindwi iyo ni Pom Pom mu gihe indabo zanjye ziri mu bihumbi magana arindwi ntabwo ari bibi icyo mbivugiye ubu ngubu tuvugana umukada mvuye kuri set bari gushutingiramo indirimbo ngo igiye gusiba Pom Pom kuri iyi mihanda y'u Rwanda ibyo urabivuga nk'umuhanzi ariko hari igihe bidahura na reality iri ku mihanda bidahura nuko abanyarwanda babyakiriye ariko abanyarwanda kazi mbateguje indirimbo Kenisoro yakoranye na Kivumbi umwambi muri 155 ya producinzwe na Element Yere mvuye muri shooting yabo byaye biri kubera Tiamo Lounge ya shootingzwe na Faizo aho hari utuntu duke ndi buvugemo kugira ngo mpuze ibintu mwibuka uburyo Kenisoro yasohotse muri 155 am mwibuka amagambo yagiye aterana na melody mwibuke ko nejo bundi ajya muri The Choice yahise amuzibura Kenisoro nibimara gushira tuzacuruza icyatuburebure warayibonye ariko umumenagura ati tuzacuruza igihagararo bagiranye ibihe bitari byiza kandi noneho abisikana na Kivumbi King wamaze kwakirwa muri 155 am ntago baramwerekana ku karubanda ariko nanone na Kenny umwungiriza yamaze kubyemeza ko ari muri Rebo mwibaza abo bantu rero bahuye muzu ubuhanga burempekable bwa Kenisoro muzu ubuhanga bwa Kivumbi King n'abakire bari kumutera iteka mwumva iyo korabo yatewe inkunga n'abanyamerika yashowemo n'abanyamerika izamamazwa n'abanyamerika mu Rwanda dufite umuntu umwe wageze ku rwego rwa Recording Academy abo ni abantu baba bari ku rwego bakujyana muri Grammy bakurekomanda uwo niwe wayiteye inkunga uwo ni uri yiri inyuma uwo ni uzatumye igira nomination mu ma award akomeye hano mu gihugu umuproducer wayikoze ni uwa mbere muri Afrika muzi ibihugu biri muri Afrika Element Yere muri Afrima murumva abo bahanze ukuntu ari abahanga muribuka n'amagambo ya Faizo amenagura melody ejo ndamubwira ngo kuki melody yanyimye shout out muri Pom Pom ubwo abo bantu bagiranye udukorere na melody bishyize hamwe ibyo si ibishashi ni ibishashi sezerera muyitegerezanye yombi Imana ibaho umugisha God bless you